data mwese duhuje ubuntu bw'Imana. Imana ibaha umugisha aho muri hirya no hino mu birere bitandukanye. Tubifurije kugubwa neza, ishya n'ihirwe mu mirimo mukora ya buri munsi, abacuruzi, abahinzi, aborozi, mwese tubifurije kugubwa neza. Imana ibaha umugisha cyane. Ndi kumwe na ya kipe yanjye dufatanya kubigisha ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato. Reka mbasabe babibwire maze dukomeze icyigisho cyacu. Murakoze, nitwa Nzabamwita Pierre, tubifurije kugira igitondo cyiza. Imana ibamugisha cyane. Reka twakire na mwene data. Ndabasuhuje, nitwa Charles Nkundibiza. Imana ibaha umugisha. Barakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Aba ni bene data dufatanye umunsi ku wundi. Rero turi kuri bya byigisho byacu bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibyigisho byiza cyane. Turi mu cyigisho cya mbere kitubwira ngo Yesu umutsima w'ubugingo. Ingingo zacyo ko zagiye zikurikirana. Ingingo ya mbere ratubwiye ngo ishyaka ridakebakeba. Ingingo ya kabiri ratubwira ngo guturisha ishyaka riyobya. Ingingo yo kuwa gatatu yaratubwira ngo intego nziza ubufasha bw'Imana. Izi ngingo zose twazumvisemo byinshi byagiye bitugaragariza uburyo Yesu yagiranye ikiganiro n'abigishwa be, ariko nyuma y'uko amaze kubagaburira imitsima nuko byaje kugenda. Rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo umutsima w'ubugingo, umutsima wo mu ijuru. Tubahaye ikaze muri ibi byigisho byacu, ariko mbere y'uko dukomeza reka tubanze dusenge tubone dukomeze icyigisho cyacu. Turagushimiye data wera ugira ibamba uri mu ijuru ryera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuboneka muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo uduhe umwuka wera atwigishe, kandi saba umugisha aba bene data dupfukamanye bagiye kudufasha muri ibi byigisho. Sabiye n'abandi bose bateze amatwi ibi byigisho kandi bazanadutega amatwi. Ndasenze kugira ngo umwuka wera azabe ku mitima ya buri umwe umwe, kugira ngo arusheho kutwigisha, turusheho gusobanukirwa n'urukundo ruboneka muri ibi byigisho, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubuntu bwawe bubane natwe, tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka dukomeze icyigisho cyacu. Ni icyigisho kitubwira ngo umutsima wo mu ijuru nk'uko tumaze kubibabwira. Rero iki cyigisho gifite A na B cyangwa se A na B. Ingingo ya A iriho ikibazo kibaza ngo ni ikihe kimenyetso abayuda bashakaga, kandi ni iyihe ngingo yo mu mateka bavuze. Ubwo hari ikimenyetso abayuda bashakaga kuri Yesu, abakurikiranye ibyigisho. Ariko n'abakurikiranye ibyigisho uyu munsi tubahaye ikaze, kandi mukore subscribe, mukore share, mubyohererezanye kugira ngo ibi byigisho bigere kuri benshi, kugira ngo ivugabutumwa rirusheho kugenda kandi turusheho gusangira ijambo ry'Imana ryo mutsima w'ubugingo nk'uko twakomeje kubibona. Noneho rero ni ikihe kimenyetso abayuda bashakaga, kandi ni iyihe ngingo yo mu mateka bavuze. Muri Yohana 6:33-31 kadusabe Sharire adusomere. Yohana igice cya 6 ku murongo 30 haranditse ngo, baramubaza bati, urakora kimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? Basokuruza bacu bariraga mu butayu, basokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Urumva ikimenyetso abayuda bashakaga, wagira ngo bashaka ko yongera kubatuburira imitsima mu birire. Ibyo bashakaga rwose. Reka twumve ni iki Yesu yavuze ku byerekeye umutsima waturutse mu ijuru. Noneho dusomere, reka Sharire yongera dusomere muri Yohana igice cya 6 umurongo 32 kugeza 33. Ariko mbere y'uko asoma, urumva ko bashatse wa mutsima. Wa mutsima nibo bashakaga. Kuko hano Yesu abadukurikiranye mu byumve, Yesu hano yahise ababwira iby'umutsima rero wavuye mu ijuru. Reka tubyumve muri Yohana 6:32 kugeza 33. Yohana igice cya 6 umurongo 32 handitse ngo, Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Amen. Yakoze cyane. Urumva ko burya bariya abantu bagaburiye imitsima cyari igitangaza kuri bo, ariko bari bafite n'amateka adasanzwe, kuko na Mose yahaye ba sekuruza imitsima mu butayu kandi nta mirimo iriyo.
noneho rero baramubonye baravuga ati yaba ari Mose se noneho duha imitsima kuko na ba sogokuruza wacu barayiriye noneho baratubwira ko nta gaciro ifite. Nuko aha reka twumve hano mu gitabo cyitwifuza ibihe byose ku ipaje 385 386. Abayuda bahaga icyubahiro Mose nk'uwatanze manu, bakaba ari we basingiza bakibagirwa uw'ibyo bikorwa byose byakomokagaho. Basekuruza bitotombeye Mose ndetse bashidikanya ku mirimo we nk'uwakoreraga Imana. Muri ubwo buryo n'abuzukuru babo banze uwabazaniye ubutumwa buvuye ku Mana. Hanyuma Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Mose atari yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, uwatanze manu yari ahagaze muri bo. Burya nubwo babwira ngo data niwe wabitanze, ariko burya niwe n'ubundi wagenje niwe wabagaburije, yarahagaze muri bo. Ni Kristo ubwe wayoboye Abisirayeli mu butayu, akanabagaburira buri munsi umutsima uvuye mu ijuru. Ibyo byo kurya byacureraga umutsima nyakuri uturutse mu ijuru, umwuka mutanga bugingo uturuka ku Mana ihoraho ubwayo, niwe Mana y'ukuri. Amen. Kandi Yesu haba mu butayu haba n'aha, Imana yahaye abantu ibyo kurya bigaragara, ariko ibifuriza ibyo kurya birimo ubugingo buhoraho. Kuko ibi byo kurya bigaragara ni ibyo kurya biduha ubugingo ariko bupfa. Ariko hano yabifuriza ubugingo, umutsima wo kubaha ubugingo. Reka dufate n'ingingo ya B, noneho tubaho umwanya mutangeho komantere. B, kubera ko ubwenge bwabo bwari buhugiye gusa ku mitsima isanzwe w'umubiri, umutsima usanzwe w'umubiri, mbese n'iki abasabye kandi n'iki basabye kandi n'iki umwami Yesu yabasobanuriye. Yohana 6:34-6. Reka Sharire yongere adusomere aya magambo. Yohana 6:34 yaranditse ngo, baramubwira bati databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati nigiye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Imvugo shusho ya Kristo yakoresheje yari imenyerewe mu Bayuda. Mose ayobowe n'Umwuka Wera yari yarababwiye ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kandi umuhanuzi Yeremiya nawe yaranditse ati amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye. Tubona mu Gutegeka kwa 2:8-3, ndetse no muri Yeremiya 15:16. Aya magambo abigisha amategeko nabo ubwabo bari bafite imvugo igira iti kurya umutsima bisobanuye mu buryo bw'umwuka kwiga amategeko no gukora ibikorwa byiza, kandi bavugaga ko Mesiya naza Isirayeli yose izagaburirwa. Inyigisho z'abahanuzi zahamyaga neza icyigisho cyerekeranye n'igitangaza cyo gutubura imitsima. Hepfo umunsi umwe mbere yaho abantu benshi bari bashonje kandi bananiwe bari bahagijwe n'umutsima yabahaye. Nk'uko muri uwo mutsima bahavanye imbaraga z'umubiri no kugarura intege, kuko babagaburiwe bashonje bananiwe, ariko barakomera barataha bagira imbaraga, ndetse bagira n'imbaraga zo kumva bashaka kumwimika. Kandi mu kuri ngo muri ayo masaha bari bashonje pe, ariko bahakuye imbaraga. Rero ngo nk'uko byagenze noneho ngo niko no muri Kristo hagomba kuboneka imbaraga z'iby'umwuka zibahesha ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Hano harimo ibintu bikomeye cyane ngira ngo nasomye mwumva. Umutsima wo mu ijuru, umutsima wo mu ijuru ubonye ari uwuhe? Wagerageza kongera kuvugaho ute? Uyu mutsima wo mu ijuru nawumvise, ntabwo reka tujye tureka kwirenganya. Uko kiriya gihe batabyumvaga n'uyu munsi niko tutabyumva. Ariko reka nsubire mu byasomwe, nongere ngire ikintu nerekana nakuye muri iyi ngingo. Umutsima wo mu ijuru
abisirayeli bari bafite amagambo yahumetswe n'Imana, anyura mu muhanu muri Mose agira ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ubwo bivuze uyu nguyu umutsima w'ingano twatetse tukawarura tukawurya, cyangwa n'ubugari. Mose rero arabihakanye yuko ibyo bitatunga iki umuntu. Arabisobanura ati ahubwo umuntu atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Iri ni ikintu abisirayeli basomaga bagasubiramo aya magambo ya Mose kuko bamwizeraga mu buryo bukomeye. Ariko aya magambo ubu aka kanya abisirayeli bageze mu gihe ashyirwa mu bikorwa birabananiye. Natwe rero ni kenshi twiga ijambo ry'Imana, tukumva ijambo ry'Imana, tugakurikirana ijambo ry'Imana, ariko twasabwa kurishyira mu bikorwa rya jambo rikatunanira. Iki gihe rero amagambo avuye mu kanwa k'Imana noneho yarabonetse n'ibikorwa n'ibitangaza n'imirimo igaragaza yuko uwari we jambo ry'Imana byari bihari, ariko ntibashobora kubyumva. Nta kindi rero Kristo yari bubakorere usibye gukomeza akabigisha, ababyumvise bakazamurwa, ibitekerezo byabo bigakuzwa bikigizwa hejuru, ariko n'abandi ntibanabyumve. Hagombaga kugira ababyumva hakagira n'abatabyumva. N'uyu munsi rero niko natwe tubifite. Umutsima wavuye mu ijuru ni amagambo yose aturuka mu kanwa k'Uwiteka, ni ijambo ry'Imana twahawe kugira ngo riyobore ritegeke imibereho yacu ya buri munsi. Dukomeze kwifuriza abadukurikiye kwakira umutsima wo mu ijuru. Reka twumve Sharire nawe icyo yongeraho kuri iyi ngingo mbere y'uko tuyisoza. Murakoze cyane. Imvugo shusho bivuze kuvuga ariko unerekana ibikorwa. Imvugo yumvwa n'amatwi, hanyuma amashusho akarebwa n'iki? N'amaso. Rero iyi mvugo shusho ngo ntabwo bwari ubwa mbere aba Bayuda babonye izo ngero, kuko ngo na Mose yewe na Yeremiya ndetse n'abanditsi b'amategeko n'abigisha amategeko barabikoreshaga. Ariko ikibazo na Yesu nawe aje akomeza muri iyo njyana, ariko agira ikibazo ko abo yabwiraga batabyumvaga. Umutsima utunguye umubiri niwo bitagaho cyane, naho umutsima utunga ubugingo ntibawiteho. Aha nicyagira ngo rero nimugerageze uko mushaka uyu mutsima utunga uyu mubiri, menye ko umuntu mwimbere afite mu undi muntu ukeneye undi mutsima, ariko atari uyu, ahubwo umutsima w'ijambo ry'Imana. Niryo rero niryo somo ririmo ahangaha. Dukwiye kumenya ko uko umubiri ukeneye kurya, umubiri ukeneye amazi, ukeneye ibiryo, ariko n'ubugingo bukeneye ibyo kurya, ariryo jambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Reka mbashimire, ariko twibutse abadukurikiye cyane abo twabanye mu muzingo wa mbere w'iki gitabo cyitwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Burya n'uyu mutsima turya, ubwo reka tuve ku mutsima tujye ku bijumba, bishyimbo, amafaranga n'imiceri n'ibindi dukenera. Yesu ngo aba ari hafi kugira ngo biduhe, aradufasha, aratugaburira, ntabwo adutererana, ariko yifuza ko tubirya tuzirikane ko atwifuriza kuduha umutsima w'ubugingo kugira ngo tuzagire ubugingo buhoraho. Abadukurikiranye rero Imana ibahe umugisha. Reka nshimire mwene data Pierre twabanye, Imana iguhe umugisha. Nshimire mwene data Sharire twabanye muri iki cyigisho, nawe Imana iguhe umugisha. Kadushimire n'abadukurikiranye kugira ngo rwose namwe Imana ibahe umugisha, kandi tubifurize umunsi mwiza, tubifurize n'ibihe byiza, tubifurize imirimo myiza, tubifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora, tubifurize Kristo kugira ngo abe mu byo mukora, maze ibyo mukora byose bihirwe kandi bigire umugisha. Dufataniriza hamwe kumwizera, dutebutse kugaruka kwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.